Ibihe byiza nshuti bakozi ba Isange TV Show turabasuhuje aho muri hirya no hino mwe mwese mudukurikira, yaba abadukurikira muri mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo, tubaye ikaze nanone uyu munsi. Amazina yanjye nose Diane, akaba ari jye n'ubundi tubana hano kuri iyi channel yacu ya Isange TV Show. Uyu munsi rero twabazana ikiganiro kidasanzwe kigiye kuvuga ku kuri n'ibihuha ku mavuta yo guteka, cyangwa se ukuri n'ibihuha ku mavuta yo kurya. Mbere na mbere ndakwibutsa gukora subscribe niba utarayikora. Reba niba warakoze kuri iyo nzogera iri ku ruhande rugana iburyo, niba utarayikoraho uyikoreho kugira ngo urusheho kubona ibindi biganiro byacu byiza bikurikira iki ngiki uri kureba uyu munsi. Rero uyu munsi tugiye kuganira kuri n'ibihuha ku mavuta yo kurya. Ubwo kuri ni ukureba icyiza, ibihuha ni ukureba ibivugwa ariko bihabanye n'ukuri. Benshi muri twe duteka buri munsi, ariko se koko tuba tuzi amavuta dukoresha? Uyu munsi kuri Isange TV Show reka dusobanukirwe n'ukuri n'ibihuha ndetse ku mavuta yo guteka. Igihuha cya mbere twihuse, amavuta ya olive oil ntiyakoreshwa mu guteka. Icyo ni igihuha. Ukuri ni uku rero. Ukuri ni uko amavuta ya elayo cyangwa se ya olive azwi nka extra virgin olive oil ishobora gukoreshwa mu guteka ku bushyuhe busanzwe cyangwa se ku gipimo cy'ubushyuhe kitari cyinshi. Ukundi kuri ni uko ifitemo antioxidants n'amavuta meza tuzi nka healthy fats afasha cyane kuko afite intungamubiri nyinshi, haba kuba arinda cholesterol mbi mu mubiri. Ibi ngibi byose ni bigaragaza ko aya mavuta extra virgin olive oil akoreshwa mu guteka kandi ari na meza. Icyitonderwa, reba niba ushaka kuyatekesha, ntabwo ari byiza ko uyashyira mu isafuriya ngo ashyuhe cyane igihe kirekire. Atekeshwa ku kigero cy'ubushyuhe gito, cyangwa se si ngombwa ko uyashyira ku isafuriya yashyushye cyane cyangwa se yo ngo ashyuhe cyane. Reka turebe igihuha cya kabiri, amavuta yose ni mabi ku buzima. Icyo ni igihuha. Ukuri ni uku rero. Hari amavuta meza, urugero olive oil, avocado oil, ayo ni amavuta meza. Icya kabiri, hari amavuta mabi akunze kuba processed cyane. Ikibazo si amavuta n'ingano n'uburyohe, ahubwo ikibazo ni uburyo uyakoresha. Uko ni ukuri kuzuye. Igihuha cya gatatu, amavuta y'inka niyo meza kurusha ayandi yose. Ukuri ni uko amavuta y'inka siyo meza kurusha ayandi yose, kuko arimo saturated fats nyinshi. Ahangaha ni ya mavuta akomera cyane ku bushyuhe, kandi iyi saturated fats zigira ingaruka ku mutima iyo zikoreshejwe cyane. Ahangaha ni ukuvuga ngo amavuta y'inka iyo akoreshejwe ari menshi atuma cholesterol mbi yiyongera, cyangwa se cholesterol mbi iba nyinshi mu mubiri. Urumva rero ko ntabwo ariyo meza cyane, ahubwo kubayakunda kuyakoresha ari make cyane, kuko ari amavuta akomeye ashobora gutuma cholesterol mbi yiyongera mu mubiri. Cholesterol mbi twabwiye ko ari bya binyamavuta bishobora kwangiza, bishobora guteza kwifunga kw'imitsi, bityo amaraso ntabashe gutembera neza, bityo indwara z'umutima zikakwataka. Rero ibi binyamavuta byinshi bibi ntabwo ari byiza, ni ibinure bibi niko navuga, ntabwo ari byiza mu mubiri w'umuntu. Ukuri rero ni uko kuyakoresha gake amavuta y'inka ari byo byiza. Igihuha cya kane, amavuta ashyuha cyane arushaho kuba meza. Ubwo ni ukuvuga ngo amavuta watetse cyane akamara umwanya munini mu isafuriya niyo meza. Ukuri ni uko atariyo meza. Amavuta ashya cyane ahinduka mabi, akabyara ibinyabutabire byangiza umubiri. Ni byiza guteka ku bushyuhe buringaniye, cyangwa se ni byiza gukaranga ku bushyuhe butari bwinshi, kuko gukoresha amavuta yahiye cyane atakaza intungamubiri, bityo bigatuma ahindura n'ibara, agahindura n'impumuro, ntabwo ari meza. Teka amavuta
ariko uyacanire ku bushyuhe bwiza buringaniye. Ukuri rero tumaze kubabwira, nizere neza ko murushijeho gusobanukirwa byinshi ku mavuta dukoresha duteka. Turabashimiye mwe mwese mukurikiye iyi video y'ukuri n'ibihuha ku mavuta yo guteka. Ibi ngibi biratuma urushaho kumenya neza amavuta wateka, ingano wayatekaho n'uburyo bwiza bwo kuyateka. Turabashimiye mwe tubanye muri video. Amazina yanjye ni Uwase Diane, nk'uko nabibwiye dutangira. Ndabibutsa nyamuneka gukora subscribe kuko uba uhisemo kuba umunyamuryango wacu bwite, akaba ari n'uburyo bwiza bwo kuba wabasha kubona video zivuga ku mirire, zigusobanurira byimbitse byinshi ku biribwa n'akamaro kabyo. Ibyo rero urabikeneye, ukeneye kubimenya, ukeneye kumenya byinshi kuri byo. Niyo mpamvu tugusaba gukora subscribe kugira ngo video igisohoka uyibone ku gihe, urushaho kwagura ubumenyi. Turakwibutsa rero gukanda like nubona iyi video wayikunze. Ikindi nubona hari na mugenzi wifuza ko amenya byinshi kuri yo, uyimusharinge cyangwa se uyimusangize, nawe arusheho kunyurwa no kunezerwa bitewe n'ibiganiro abona kuri iyi channel yacu ya Isange TV Show. Ndabashimiye cyane. Amahoro y'Imana abane namwe. Ndabakunda cyane.